Teta. Nikamwambia nimeweza kuita sio? No. Rembo. Ndio mwambia nimeweza kuita sio? Teta no mkani teta. Burya umuntu mu buzima agira icyo atinya gukora. Ariko nanone hakaba n'ubwo biba ngombwa ko umuntu akora icyo atinyaga gukora kugira ngo ashore ubwoba. Mimi, you're my friend, but I'm really sorry. Niwe wamatirije. Ndakurikiraho. Ugomba kumenya ibintu kitajya gikorera umugabo wacyo, hanyuma akaba ari byo nkoresha utwara n'ibishoboka. niyo mazite Teta. Abri burke. Nshonje. Yego. Ngiye mu duki. Shandi kwikinira game. Ngiye kubaza ko utari kuki. Nje yaho n'ibishyimbo watetse n'inzoga nabyo nshaka. Yego. Ubundi waje tukiganira. Ukanyiterera story ku none abantu. Yego. Nukambwira tumujya nikoresha uduki. None twadutrike twukoresha iwawe utuntu kugeza kumukira kubera ko muri iyi minsi nyine nawe Shase umuntu ushaka kurigata si byo yashakaga se Shase nifuzaga wamubonye Manje ubukari muremure yego yaratiriye afite oh wow ntabwo wabyumva nyine ahubwo ubona shiri wawe nyine uri kumwe na shiri wawe wajya kumusura umukorera uduki muganira mute wabifashe gute sha mbarumva mbaze nkore nziza turasimama tugahoberana aha gusoma niba ariko bazagorana kumuntu ariko gusa gusa cyangwa ndabona muri filime ugiye mbere kuganira yego ariko sha ikibazo nyegera nuko sha ntazi ntabwo njya gutekera ntabwo mbizi kuki ntabwo ndi gutekera nigeze kubigerageza rimwe si byambaye yaransetsa aranseka avuga ati ntabwo uzi guteka aho ushatse taho wazanigisha gutekera bya biceri bose barahiye nawe narapfurisha amumi wagira konsepti ibaze kubana n'umuntu wize guteka amezi 6 yose ukaba uraca wicuramye aho ngaho nyigisha nyine n'ibindi byinshi gukora kamusoma ku munwa kamuha n'ibintu umuntu ari ibintu byanjye we nimba ari ibyo wapi ndamukatira oya ntabwo wamukatira bitangira gahoro twese ko ari uko tugiye kubana bitangira gahoro ntabwo nuko ryari
neza n'ubundi harabura iminsi mike nk'ibyumweru bibiri. Kandi kuko warabimbwiye wawe. Ahubwo shashiri wanyigisha guteka. Ubu ugiye gufata uturumbuke ujye mu rugo utazi guteka. Ariko oya nzajya ndabimenya. Muri ino minsi niko kazi ugiye kuba ufite. Ugiye kunyigisha. Inzara y'akazi kageze ku kwigisha. Yego shashiri. Hanyuma zo uzajya unyishyura? Ya, none bikorera ko turi inshuti. Ndega nsiba ku kazi. Oya nujya uvayo cyangwa wonye off. N'inzara nananiwe. Tuzabireba. Ugomba kunyigisha. Ubwo mfite kujya ngutekera. Akintu cyo kumuha ibintu. None se ni ibiki birenze? Cyane n'utubana. Yego. Reka twese ko tumaranye n'undi bimeze nk'aho tugiye kubana. Amahoro ntibahaye ibintu bahita bakwambara. Oya njye ntabwo yanyanga ko kuko ugiye kuba. Ni nk'aho tubyarangiye nta kibazo. Ubwo njyewe namwizera ne. Kaka ibihungu byiza muri iyi minsi ari ibiheze. Afite amafaranga. Ntabwo ndajya kumusura ariko ukuntu aba yambaye. Sinzi ukuntu bisobanura. Cyane mbona ntazi ibyo. Ko ariko nyine agaragara nk'umuntu ufite amafaranga cyane. Yego. Teta. Harya ubushize ubwo narusiganaga na wa mushuti wanjye twiganye. Ko naje ngasanga wivumbuye byagenze gute? Yaravuga ngo ntamuhungu. Baramuhungu nyine nabonye ntazi byafite uduco tubiwe. Yambwiye ngo ni umuhobere. Ko nyine kubona n'ibintu bisanzwe ndabikora. Simbikora. Arangundira. Ntangiye kumubona ku mabere. Mana yanjye. Ibyo ngo ntabimuziho. Utabimuziho? Oya ntabwo mbimuziho pe. Gusa umuhungu witonda umwana mwiza. None se uruvurugire ibara rimwe. Banda yanjye teta we wibikora wibizana wibizana. Wibizana ibiki? Teta ni ukuri pe nari nzi ko nibura basere wishira ugiye kubona none umva ibyo uzanye. Teta? Yego. Akaga karambura ko. Niba wari wanteganyiriza ubwo azagera ngo ngati njye se mukeneye mu buzima bwanjye. Ntabwo nkeneye utungu tw'utuganga turiya dukora kwa kakobwa ari nabwo wabaye bwa mbere. Ngaho noneho duhe bwa mbere amaze ku mabere duhe bwa kabiri ageze atya noneho ari gutangira gutetana nkamwemerera urukundo hazatatangira urukundo rugaragazwa nuko abantu bagize gutya nyenyenyenyenyesha. Mana yanjye ntabwo nari mbimuzi. Sinari ngiye kujya gerageza umuhungu wanjye ndebe ko ibintu biri neza asanga azana ku rugo. Yego shashe byaba ari amahirwe yanjye nabyishimiye. So nari nzi ko mwagiranye ibihe byiza nuko nasanze wifashije. Ariko mbona ndetse no kumuvuga. Teta mana yanjye ntabwo ukagira umwana ni ukuri. Umwana? Aho bimeye ubwana bugaragarira kure ku mabere ukore ku kibuno tukagira akanabukora no ku mwanya w'ibanga. Oya sheri ntukagira umwana. Rero mubwire nimba ari uko batereka bavuga ngo kuba umwana n'ibiki. Aha shaka ko umwana kanigire kwirira cyangwa wavuze ko utari burye. Ikifu cyawe ngo babone kijyamo utuntu ugomba kurya. Akajya kwirira sinakwishima. Ntabwo ujya umuta. Oh la la. Kaboko kanjye ndakizeye. Ndakumfasha. Ushobora kuba utazi ko namenye ko ariwe wamuneze. Ariko Teta nyine uzi ko ari umutesi uri aho w'umwana. Izina tutaraje gukoreho. Tegereza umukino wanjye. Baby. Yeah? Shanda byanga iyo ugiye. Ntabwo wabyumva nzumva ntabwo. Numva naguma.
ariko ntari bitondesha ndi gutekereza ukuntu ngiye mama we. Oh bebe, urabona n'amasaha arageze tuza no kuhagenda n'ukareba iyo modoka. Ngiye kureba imodoka nawe ugiye kureba sare. Anyway, nyine dukomeza tukamenyekana sibyo. Izi foto rero nyereka zifasha gutekereza nanjye njya kumusanza mfatira neza sibyo. N'ibitekerezo by'amadekorasiyo. Bana uko nzi bye. Mana yanjye What? so nagushimira gute Crazy. so ndivuga mu yaje magambo ko wakoze kubwa buri kimwe cyose Kambwira. Ntabwo mwiri iki Wowe kugira icyo kwirira kimenye. ni akazi ka ubundi Kamba. cyangwa se bya bindi kabongera gufungura Kambwira. ariko muri seri nta bintu byari byoroshye Cyegere. igitema cyarabanje kirandya ndavuga ati ibintu ndabashwe Kako yagiye kwikomeje n'indi. aransubiza ndavuga ati kumbe ni urukwavu Cyane ugasa. Ako. nanjye nabonye ko nshoboye ubu nakwica kure Hanyuma. ndamubwira VP kuri telefone wumvishe ukuntu ufite ubukwe bwakoresheje amamiliyari avuga ati suzi ukuntu bose bayakunda se sinigeze nayakunda urumva tega amatwi ariko Abakobwa babiri. uretse urumva aragira ati aho mubwira ati n'icyari amatariki aho gatabo ukeneye abantu bangana icyo bakora muri serivisi nayo mupangira byose ndamubwira ati byibura usiga 50 urumva arambwira ati arabipanga byose oya arambwira ati ubu ibintu byose ari ku murongo noneho ntamugera mwisabiye ngo ndavuge arambwira ati ahubwo tureke tubishyiremo sinshoboye kogosha gusa uretse Hanyuma. nuko nyine Maharize. turahura Akugurira arafata. uretse naragiye ibintu by'abakobwa nayo ngira mbaza kubatisha gatisi Yo. Nk'umukapo kabisa ufite- Kumbe mama nawe ntabwo yarobye. urumva Nanjye yaraje n'abanyamukiriya. kuvuga yabishoboye Ihangane. si ibyawe gusa nawe mubanye urumva hanyuma arababwira ati noneho ukora n'ibyo dukarira ntayo uzi ko ari serious arandika ibintu byinshi najya kubisoma nkabona yego ntibisomeka byose ariko nkabona birasomeka ubwo tubona kanazi uranazo biragira ari ibyo ngibyo tu Chakula nyine uramuzi nawe ibyo napangaga byagenze neza cyane. ijana ku ijana Ejo igihumbi ku ijana. Ariko ubu ngubu none icyo ngiye gutegura. byanshimishije buri kimwe cyose ibyo wambwiye ibyo wankoreye byose wakoze ubikoze neza Wishimye. nishimye bitavuga Ndakwibutsa twese twabutse. cyakubwira njyewe sinzi uzahora utahageze Yeah, my baby. I love you, baby. azito So, Imana ikurinde. sigarane n'imana Already ndagukumbuye. Okay, it's fine, just fine. Take care, bye. bye Bye.